Murakaza neza kuri Smartness TV. Uyu munsi twabateguriye kubagezaho amagambo akoreshwa y'Ikinyarwanda yabugenewe, ariko akaba by'umwihariko ari amagambo akoreshwa ku mwami cyangwa se ikeshamvugo ku mwami. Kuva kera ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi rwiyubashye kandi bikaba bigendanye n'indangagaciro z'umunyarwanda. Akaba ariyo mpamvu hari amagambo yabugenewe akoreshwa ku mwami agendanye n'umuco nyarwanda. Ibyo bibaho no mu zindi ndimi. Burya iyo bavuze bati His Excellence cyangwa bakavuga bati Monsieur le Ministre cyangwa bakavuga bati Honorable runaka, ayo yose ni amagambo bitewe n'ururimi akoreshwamo, ariko agakoreshwa mu mwanya wayo kandi agakoreshwa mu buryo buri wese abona icyubahiro kimugomba. N'Ikinyarwanda rero nuko mu muco nyarwanda niko biteye, ntabwo ari ugupfa kuvuga amagambo apfuye, ahubwo Ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu ni ururimi rwiyubashye, bityo akaba ari byiza rero ko tumenya amagambo yabugenewe akoreshwa ku mwami. Muri rusange bavuga ibijyanye n'umwami. Iyo bavuze kumubyutsa bavuga umubambura, ni ukuvuga ngo kubyuka k'umwami babyita kwibambura. Kumusinziriza bavuga kumubikira. Gutembera k'umwami bavuga kurambagira. Kurya k'umwami bavuga gufungura. Muri uru rwego rero ayo magambo yose n'andi tugiye gukomeza tubagezaho ari byiza kuyamenya, ku buryo tutagomba gukoresha amagambo y'Ikinyarwanda nabi. Gupfa k'umwami bavuga gutanga. Umurambo w'umwami bavuga umugogo. Uburiri bw'umwami bavuga igisasiro. Inzu y'umwami bavuga ingoro. Abana b'umwami bavuga ibikomangoma. Kujya ku buyobozi k'umwami bavuga kwima ingoma. Gusinzira k'umwami bavuga kwibikira. Intebe y'umwami bayita inteko. Kwicara k'umwami babyita guteka. Ingobyi bakayita ikitabashwa. Kumuha ikuzo babyita kumuramya. Umugore w'umwami bakamwita umwamikazi. Nyina w'umwami akitwa umugabekazi. Gushyingura umurambo we babyita kuwutabariza. Imva y'umwami bakayita umusezero. Turi kumwe rero kuri Smartness TV, turi kumwe muri byinshi tugenda tubagezaho n'ibyo duteganya kuzakomeza tugenda tubagezaho. Turi kumwe buri munsi, dufite byinshi by'Ikinyarwanda tubagezaho. Dufite amasomo anyuranye, yaba mu Gishinwa, yaba mu Cyongereza, yaba mu Gifaransa. Dufite amasomo ntangarugero mu banyeshuri mu kwigisha. Byose turi kumwe kandi tuzakomeza kugenda tubibagezaho ku gihe, ku buryo ntacyo muzatuburana kuri Smartness TV. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Ntiwibagirwe gukanda like, share na subscribe. Ubutaha tuzakomeza tubagezaho amagambo yandi, yaba ibisakuzo, yaba imigani nyarwanda. Tuzakomeza tubagezaho Ikinyarwanda cyiza kuri Smartness TV. Mwakoze cyane.